so ariko buriya Dodosi ya ndakumva buriya nk'iyo wifashe ugatekereza ukavuga ngo ufite umukobwa mukundana kandi uri kumubeshya uri kumukina ubona ari umupira uri gukina wowe utera ishoti ukavuga ngo nzatsinda igitego uzagitsinda ryari wowe ubite byanyu wibyumva nabi sibyo nimba nakubwiye umukobwa ko mukunda ntabwo ngiye gukina nawe mu mutwe sibyo bujya kuko gutekereza nkakubwira ati ngenda gukunda pe mu by'ukuri ni wowe ni wo mu mararango cyangwa se uri mu mutima wanjye fata umutima wanjye nkuguhereza wawe bujya imbona kwiguriye urukundo rwawe ngufitiye oya hano harakamesaje mfite kavuga ngo yego ngo hani ngo bote ngo shushuri ngo waramutse ngo bimeze bite ese abavugira ngo mbigenze ne ko nakumva nagize ngakoresha amayeri ngakoresha amageste y'abakobwa ngira ngo nde kumusura ari kintu yakwibwiriza ngira ngo nde baske yaranyakura ariko gasanga ngo halo urese ngo nta kintu uvuga ese bagira ngo nge mukobwa mvuga iki banza umbwire ninjye mukobwa ugomba kukubaza cyangwa nawe musore ugomba kumbanza okay aho ngaho ikintu ushaka kukubaza mbere na mbere tutarajya kure ese urukundo ni amagambo cyangwa urukundo ni ibikorwa ntabwo ari amagambo ese buriya nkubwiye ati sheri wanjye guhera ku itariki 18 kugeza kuri 20 hari ikibazo nshaka kuzankemurira wari usanzwe unkorera nk'ibintu byinshi cyane sibyo icyo gihe mbega wamenyereje nabi iyo ngutakiye umpakashi cyangwa iyo ngize gute unkorera ibintu binibi noneho icyo gihe iyo nguteguje hakiri kare nka sheri wanjye sibyo akubwira ku itariki 18 kugeza kuri 20 uzamfashe uzaba wabonye nka 25 hari ibintu ushaka kuzayakoresha noneho izo tariki zikagera igihe kikagera muri kunyumva neza igihe kikagera 20 zikagera mbere yuko zigera kuri 19 z'umugoroba nkaguhamagara ngira ngo nkubaze kuri za dira phone ukayikuraho noneho veni zagera nabwo nkaguhamagara ukabona ko ndivuga ushaka phone ukayizimya icyo gihe ukaza kuza kunyitaba nyuma nakubwira ati kuki utakoze bya bintu nyuma yaho ukanyishyura umbwira ati wayabonye najya kubanza wumva najya kureba balance twavuganye 25 banza wumve uretse nkubwire uretse gato kiraho ngaho utekereza ko nutampakaye yego ngo mvugishe neza uko mbyumva uko mbishaka uko mbitekereza uko nkwifuza mu buzima bwanjye ukumva ko ngiye icyo ushaka cyose nzajye gukorera wamenyereje nabi nakumenyereje nabi iyo mbere nagusabaga service nkakubwira ati mpereza guke na guke ukama ariko none bigezeho ngusaba ahubwo ukancamo ibice reba nk'ukuntu ndakubwiye ati ku itariki zinizi nshaka kuzama 25 ariko ukanyishyura umbwira ati wabonye aka SMS najya kureba ngasanga ni 5,000 ibyo bintu biba bimeze bite usabye umuntu 25 sibyo wajya kureba balance ugasangaho 5,000 ibyo bintu bihagaze gute ntabwo nta makuru ufise wowe ubwo nkunda cyangwa ubwo aba ari urukundo rw'ibikobwa cyangwa bari ubu ngubu kwikigiye kuri viziyo turimo njye mukobwa ninjye waguha cyane we muhungu ugomba kunyitaho oya navuze ko mbere wanyitagaho ntabwo uri kubyumva neza nimba mbere nakwitagaho rero yego we wakoze iki ukimara kubona ko nanjye nakwitaga we wabarakoze iki yego nshobora kuba ngiye ku ruhande rwanjye ntacyo nari mfite sibyo ariko hari ibindi bintu ngukorera ukanyurwa bituma ko wajya gunyitaho gutya abakobwa dukunda keya kandi namwe numva ko mukunda keya icyo gihe uri kumwe n'umuntu umugendana neza mukorana neza urukundo ntago ari amagambo ni ibikorwa bro urukundo ntago ari amagambo ni ibikorwa njyewe reka nkubwire Dodosi Dodosi nkubwira ko ngukeneye ngo ushaka ntubyumve ntunyiteho nanjye nzakwereka ko ntakuzi guys ibi bintu murabyumva gute mudusubize muri comment murakoze.